Yaze kubwira umukozi w'Imana umwe ndamubwira ariko ari gushima Imana ukuntu ari kurya mu mahoteli no kurya inkoko. Ndamubwira ngo ibyo nurangara ibyo uri kurya Imana izabikwishuza, ibyo uri kurya ni ibintu Imana iguhaye. Asubiyemo gukana. Iryo ni ideni ry'Imana. Wowe wemerewe kurira muri hoteli se? Benshi inkoko Imana ikugaburira naho iri kukuraza uzabigarura. Hari ukubirya Imana ibiguhaye, hari no kubirya ubikoresheje ubwenge bwawe wibye kubera ico amaje kubaca. Kubera ico amaje kubona abantu bamaje kwibonamo kavuga ati uyu ni mutera ubwo banguruca arampa ibi nibi. Abo rero bari yibyo ni nko gufata magendu, nko gufata forodo kayicisha panyo utacishe kuri duwane. Abo barimo Imana imisoro. Aha. Barimo Imana iki? Imisoro. Wowe umuntu Imana ntimukweretseho ngo Imana irantegetse ngo 500 ngo nibyo igitambo kandi Imana ntiyamukweretse. Bari kurya imisoro, bari gucapanya. Umusirikare kwitwa umusirikare suku nyine kubona yambaye teni yasize inkweto agenda mu muhanda ari sumati byaba na ngombwa ashizeho n'amarankaye. Umusirikare nyakuri nukumona ku rugamba teri yuri imisozi teri kandi abantu baje bitonda. Nta makuba namwe, nta ntambara nimwe Imana idatangamo imigisha. Nta gihe na kimwe Imana itarambura ukuboko ngo abantu baseke, nta n'igihe na kimwe abantu batarira. Kubwira aho Kanyampumo najyanye abantu bangahe bane nanjye wa gatanu. Nukuri ku Imana. Ariko David uzi ko nava mu iki gihugu ca Tanzania mbwirijemo ubutumwa bakampa transport gusa cyangwa niba nayimpe nagira mu Rwanda, hano mu Rwanda Imana ikampera umugisha. Ubu dufite ikintu duheraho, dufite sitampo donc dufite ikintu duheraho none hara Yes, ni byagacikashika komeye kudita hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ningiye mugiye kubara muri kiganiro nkanakibura, ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus murahabona ko tuhafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Umuntu Imana doye mu gihe nk'iki ni umubyeyi wacu, umuvandimwe. Akenshi abantu iyo bamubonye avuga ko ari umuntu ukunda gukoresha ukuri cyane, niyo avuga ubona ko atekereza ikintu ariko kivuga adaciye ku ruhande, avugisha ukuri kwinshi. Abantu bagiye kwandika cyangwa se bampamagara bavuga ati pastor ukunda kuvugisha ukuri kwinshi. Yitwa Pastor Sekazuba, kubutse mu bihugu by'amahanga. Murabizi iyo mubonye hano abari nk'umushitsi. Twari dutanganye nk'abantu basanganwe bagira utakonsigiye mufata nk'umushitsi. Mu Rwanda ni nk'umushitsi. Rero uyu munsi naje kumusura, nibwo bwa mbere yararaye mu Rwanda avuye hanze mu ivuga butumwa. Mwumva umubano dufitanye akigera mu Rwanda, nahise nza kumusura udusuhuzanye, ariko nanone by'umwihariko asuhuze mwebwe mudukurikirana kuri Gonareke Plus, ndetse mugenda mu mukunda muri ahantu hagiye hatandukanye. Hanyuma rero nabatindeye cyane, reka nakire pastor wacu. Pastor Karame David, ndakwakiriye. Murakoze cyane kongera ko. Hanyuma mbivuga sinzi ari ukuntu ntashiko nkahita mbivuga, wadutoje ingeso gutangira ikiganiro dusenze. Nubundi ndagira ngo tutangire ikiganiro dushize imbere y'Imana, kandi Imana ize kutuba muri iki kiganiro, ubundi tuganire pe abantu bari bagukumbuye bakubone bakumve ubasubiza mu magambo y'ibyiringiro. Mbese kundekeza ko kino kiganiro kiri buze gufasha abantu benshi. Ni karibu. Urakoze, reka dusenge. Mana ishobora byose, mugenga ibihe byose, wowe Imana itarakara nk'abantu, Imana igira ibambe n'imbabazi, Imana ifite urukundo ruruta rw'abantu tugira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe rwiza, imbabazi zahora tugira iteka ryose. Mwami uhabwa icubahiro. Waravuze igitambo wishimira n'umutima umenetse, kandi uwo mutima umenetse ntabwo uzawureka. Nyemerera ubanze utubabarire aho twacumuye, aho twagiye kure yawe, kugira ngo tubashe kuganira tuyowe n'umwuka wawe wera. Kuko umwuka wawe wera ntabwo utura mu mitima yanduye, utura mu mutima mwiza wiyejeje. Ubane na David ari we ugiye kuyobora iki kiganiro, nanjye umutumirwa ubane nanjye. Ngaho nkoresha akanwa kanjye ugashiremo ibyubaka imitima badukurikiye, kandi tuzi ko bishoboye.
reka ngusabe Nyagasani ngo hari n'abadukurikiye bababaye, abo ngabo haracari ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa congera kigashibuka. Hari abadukurikira bafite ibibazo byanze gukemuka, hari abadukurikira barwaye. Mw'iki gihe turimo hari n'abari kudukurikira kuko itangira ry'abanyeshuri ryageze, barimo bashakisha minerivari batazibona. Reka Nyagasani uca inzira, ngaho nyemerera uyu mwanya uyoborwe nawe, kandi risengesho Nyagasani rikore ku mitima abadukurikiye. Urakoze ko urabana natwe mu byo turavuga byose, ngaho Mwuka Wera turamuraritse, Mwuka Wera aze muri twe, Mwuka Wera atuyobore. Urakoze ko bishoboye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Hanyuma pasa mumeze mute? Turaho turashima Imana. Reka ngusuhuze mu izina ry'abantu badashoboye kuba bagukora mu biganza, batari kumwe nawe ariko bagukurikiye. Nanjye ubwanjye uziko nari ngukumbuye cyane. Murakoze cyane. Mu by'ukuri usigara umushitsi pe. Twarakubuze. Hari abantu bajya bavuga ati nkareka ngo muri buriya niba bakwanze ngo uzatubwire tukwitwarire. Byabaye impamo. Ariko nabo ntago banyanze kuko urabona n'ubundi nubwo nagenda ndahagaruka. Hanyuma rero wakoze ingendo nyinshi muri iyi minsi, ingendo zihagaze ziti? Ingendo zagiye neza kuko ikimana yadutumye gukora arakidukoresheje, tunayishimire. Mu ngendo zose twakoze twari muri mission ya Nyagasani, kandi Imana abanye natwe. Hari ukuntu ugenda tugatekereza ko ingendo zagusazisha ukagaruka uri umusore. Kubera ko uwo nkorera ashoboye byose, nawe uduha imbaraga. Hari ijambo Pawulo yavuze ngo ibyo byose bishobozwa na Kristo mu imbaraga. Rero ibyo byose no kubera Imana. Kuko ngiye hari ukuntu nkubona iyo wagiye hari ukuntu ugaruka umeze. Ubwiza bw'Imana, hari ubwiza bw'Imana wabukureho tukabona ibyo ngibyo gusa. Ariko wasanga ibyo abarokore turabana beza, nk'umuntu uri muri Yesu Kristo ahora ari agasore cyane. Ubwiza bw'Imana bukugaragaraho n'abandi niyo baba bashaka kureba ibindi ntibabibona, bakabona ubwiza bw'Imana gusa. Amen. Birakunda kandi koko birivuga neza ngo nimwegera Imana nayo izabegera, kandi nta muntu wegera Imana ngo abe mubi. Nkahita nibona nkavuga ngo abantu bazapfa batamenya Imana, batamenya Yesu byibura. Ni nko kuba mu isi y'umwijima ukarinda uva mu buzima ukiri mu isi y'umwijima. Kuko umuntu wese utari wakizwa aba ari mu isi y'umwijima. Umuntu utari, kuko Yesu ni umuco, Yesu niwe muco w'isi. Igihe cyose utari wakamwakiriye uba ukorera mu mwijima. Yego. Ariko igihe wamwakiriye uba winjiye mu muco, kandi umuco usa neza, ntabwo usa n'umwijima. Yego. Wewe nkunze kugutangaho urugero rwiza mbona hafi nk'umuntu nzi, urumva urugero rwiza. Iyo ndi kuvuga rwose nkabona umuntu yihebye, ahita mwate shati tuza. Upfa kuba igihumeka, Imana byose irabihindura. Irabihindura ati upfa kuba ugize ute ugihumeka. N'iryo jambo naryibuka ubwa mbere nza gufata video. Ubwa mbere twari turi harujuriya, waravuze ngo umuntu wese ukiri mu mwuka nkaba ari umukanda w'ubuzima bwiza. Umuntu wese ugihumeka, ugifite umwuka ahumeka ari muzima, uwo muntu ni umukandida w'ibyiza. Iryo jambo wararibwirije ndabyibuka, nico kibwizo cya mbere nashize kuri Sekazo wa From. Nankabanze imbere ako kantu. Nawe urakibuka? Ndakibuka. Ako kantu nahise nkabanza ari imbere avuga ati nibyo koko. Ni umukandida, umuntu wese uhumeka, yaba agenda kamba, yaba agenda afite ate, ejo ubuzima bwahinduka. Guhinduka Imana, kuko impamvu buhinduka, Imana ntigendera ku butoni, ntigendera no ku cyene wabo. Bivuye ngo umuntu wese ugihumeka yararemwe n'Imana. Uwo muntu mwitondere, gaca mu gitondo ukamuyoberwa. Kandi koko yego, iryo jambo ryaramfashije. Iryo jambo ndabyibuka. Tekereza ijambo, urumva ijambo nafashe video zose twakoze cyagiye tukigendana cyane, turi umunyamahanga cyane. Yaba afite ubumuga bumeze bute ariko akaba agihumeka, gaca mu gitondo ibintu bigahinda. Hari abantu nyine baba bari hano ku isi akabona ubuzima bwe bwararangiye, nta cyerekezo. Ubuzima bw'umuntu burangira ari uko yapfuye, akabona nta kintu na kimwe zamuvuyeho. Uwo ni umwuka w'ubwihebe. Kandi hari igihe isi gukubita, nyine wa mwuka Satani nawe akakuneza akakubwira ati n'ubundi warapfuye. Kuko nanjye byambayeho,
sinashaka kunenga abantu wenda abantu bibo bakumva bihebye kuko nje nigeze kugera mu gihe mvuga ngo ningeza muri 2005 nzapfe 2005 urebe imyaka irenzeho 21 ningeza muri 2005 nzapfe kuko nzaba nararamye ibyo nabivuze 2002 niho navuze iryo jambo ningeza 2005 uzipfire nzipfire nzaba nararamye none harenze imyaka 21 rero aho mita nihisomo noneho n'ubuzima ndimo bikanteraho kwitondera umuntu wese ufite umwuka w'abazima uhumeka wese uwo mugiro nkagira hangurya kavuga ni no yaba ari kuri bombone ari muri sonde none se nuri kuri bombone arongeraga hari umuntu wansekejeje bundi atuzi kubura amafaranga ngo kabura n'Imana byose kabura nta na kimwe ufite ukabura amafaranga ukabura n'Imana yuko umuntu nyine agera nyuma akica ibyiringiro yashize mu bantu ariko hari umuntu aravuga izina wigeze kuririmba indirimbo yuko asigaye wenda yambura abantu ibyiringiro mbere yarabitangaga hari indirimbo aririmbye ngo ukabura isi ukabura ijuru ukazaja gihonomu mbega umuriro ugurumana wagenewe abanze kwihana kuri uwo munsi nta mbabazi namba keretse amarira n'amaganya ariko akabona muko navuze ngo ukabura isi ukabura ijuru donc ubuze byose yego ubuze amafaranga ngo ugire ubwo buzima bwiza hano ku isi yego basi zarimbuke byibura uvuga ngo ku isi nabayeho ukabura n'Imana ikibazo rero ikibazo ukuntu urupfu ari urugome urupfu ukuntu ruteye ubwoba uzi ko urupfu rwana kwatatse utibuka ko wanariye neza ngo uryame neza ibyo ntabwo bitekereza iyo urupfu rwaje kuri weho utangiye ku mwuka wa nyuma wo gusezera ntabwo wibuka ko wariye neza ntiwibuka ko wagiye mu modoka ihenze ntiwibuka ko wagize amafaranga ahubwo uravuga ati nicangira nkaba kuri zero nkongera nkabona ubuzima burya nta muntu umenyera urupfu naho kuvuga ngo umuntu aravuze ngo mpfuye neza apana umuntu upfa neza ni umuntu ufite Kristo Yesu uwo ufite Yesu gusa kuko nigeze mbabona umuntu twigeze kujya gusengera umuntu yari umurokore pe amenya ko agiye gutaha arangije abwira abavandimwe ati ntimwongere kuruha tugomba asezeyeho ati hari ndi kubona ati namwe ndi kwifuza ngo aho ngiye namwe muzahajye urumva uwo muntu yapfuye ijuru imuhishurirwa uwo ni umenya hagiye ariko niyo waba uri mu miliyari sinaba mu miliyoneri biliyari iyo urupfu ruje ntiwibuka ko watunze miliyari ntiwibuka ko wagize ubugira ubwoba ukavuga ati niyo byagenda ngasigaraho umuntu upfa neza ni umuntu ufite ubugingo uwapfa neza uwapfa neza naho ibindi byose kuvuga ngo narariye warariye ibyo ntabwo urupfu rubikwibutsa ko wariye neza ngo uvuge ngo cagihe ngo nagiye muri feyiti cyangwa muri zimu muki ngo uvuge ngo nushaka ntware nari ahubwo uravuga ati waburetse we ati nubwo naryaga wenda nishaka mburara ariko mbeho urupfu ndabizi nawe mfite ubuzima bubi urupfu rukugeraho wica abandi rwakugeraho ukavuza induru kandi wowe wica abandi urupfu warisha abandi warahemukiye waratumije abandi batagira ubuzima bwiza nta muntu umenyera urupfu ubaho umuntu umenyera urupfu ni umuntu amaje kwimvamo ibyiringiro ko afite ubugingo uwo wararumenyera kuko iyo wamajije kumenya ko ufite ubugingo ijuru ryagwishure ko uri umwana w'ubugingo Imana yabikweretse neza aho urupfu rumenyera nubwo ruza nawe ugatinya ariko hari igihe Imana ikora ku maso ikakwereka aho uri kujya aho urikwerekeza ubundi umuntu utinya urupfu nutamenya hajya ariko Imana iyo uri umwana w'ubugingo Imana ikora ku maso ikakwereka aho ujya uwo muntu waravuga ati okay igare ni ryihute ntaye pe hari abapfa banaririmba hari n'abapfa baririmba ati ndabona igihugu cyiza ngiye kwinjiramo nkwiki naho urupfu ntawe urumenyera ese n'ujya ubona natwe abarokwe turirimba ngo tuzajya mu ijoro kureba kumva arariwe ngo ariko iyo urupfu natwe ruje turavuga ngo twongeze iminsi kandi tuvuga ngo dufite aheza tuzagira tute tuzaje ariko buriya pastor reka nkubaze aho ngaho ntabwo uba wakayishure ngo Imana ikwereka aho uri kujya reka nkubaze kano kantu ngo dutange ikiganiro cyacu neza nkubaze ku rugendo rwa kontu rwagiye rugenda nka amasegonda 3 umuntu abasigaje kuya nkapfi ari amasegonda yabyara umusaruro umuntu 3 nibura umuntu abasigaje nkapfi
Imana ibifitemo inyungu yakubyara umusaruro. Yakubyara umusaruro. Kuri uyu muntu aba ari mu mwuka wa nyuma agatangira akavuga Bibiliya, agatangira agasenga. Urumva umuntu atekereza. Nyine ni ikibazo nge nibajije ngewe, nta muntu wamwe ngo nyibaze ndakibajije. Ari amasaha utari wagira. Yayandi ugahita ugisambukatura. Niyo mpamvu ubona wenda bajya basuzugura bakumva ngo nyamara tubona ko gukira atazakira. Nubwo adashoboye kugenda agaturikira bikora. Mushake padiri ajya musengere. Hari n'ukorwaho yaba asigaje igihe cyanyuma akavuga ati mubwire pasiteri aze ansengere kuko nyine yumvise ko byarangiye. Kirajya ari kumva camubera kiza nacyo byamubera umusaruro. Igisambo kiri ku musaraba. Cyangwa se ngo ukabona umuntu agiye gupfa, urumva atangiye kuza avuga imirongo ya Bibiliya, ukumva atangiye asenga. Reka duhere hano. Igisambo kiri ku musaraba kibambanwe na Yesu, cyagisigaje iminota mikeya, kibwira Yesu ngo rata ngewe nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu yakibwiye ngo iki? Kubw'ijambo uvuze ngo uyu munsi turabana muri paradizo. Ntabwo kira cyane mu rusengero bacatuje agakiza, ahubwo ku mwuka wa nyuma cyamaje kumenya cyahishuriwe. Kibona ihishuriwe kirabati ko uyu n'umwana w'Imana ndi kubona naho ari kujya ari heza. Kiraba ngo ahantu wowe ugiye ni heza, ariko niba bikunze nanjye nuva twakwijyanirayo. Ikindi cyamubwiye ngo ngahe nawe ikore hano kuvura umwana w'Imana cyarahasigaye. Iminota ya nyuma yo kugenda kwawe yakubera inyungu. Wow. Ako kantu nagasobanukiwe cyane. Hakuno ajya nkibaza kumva namvuze ngo ntaye nibyo bera ku munsi w'isoko. Ntaki mbese imirimo wakoze. Imana yo ni Imana. Reka twiganire ibindi. Ako kantu reka abantu badukurikiye nabo bagafite amatsiko. Hari nukumvise akatakumvise neza utegeza ko tuzakabaza undi muntu. Nta kibazo zajya nk'ababariza. Hanyuma pastor urugendo rwagenze gute mu minsi yashize wari ukomotse Mozambique, uvuye Mozambique ujya muri Uganda, uvuye Uganda mbere yo kujya Mozambique uvuye Kenya. Urumva ibihugu byinshi ubu ngubu uhita uva Uganda uza Tanzania. Izi ngendo pastor, izi ngendo zizagusajisha nubwo twe tubona uri umusore ariko wewe mba mbyiyumvamo. Gusaza n'ubundi zasaza ariko burya wacowe nawe urabyumva. Ubushize narakubwiye ngo ikinyoni cyitwa ikizu iyo cana niwe kiriyumva. Birasaba ko n'abarokore rero niba hari aho twananiwe tugomba kumva ko tunaniwe tukaruhuka. Ariko umuhamagaro wanjye nuwo nuko umumisiyoneri uvuga ubutumwa mu bihugu bitandukanye. Kandi misiyoneri ijya bura muri Tanzania ntwaro mazewe nk'ibyumwe nka 2 iminsi 14 ni byumwe 2 14 15 gutyo. Umumisiyoneri ni nk'umusirikare. Aho bamuhamagare hose aratabara. Kandi uretse n'umumisiyoneri iyo wiyemeje gukorera Imana wabaye umusirikare. Ngiye nakunze abasirikare cyane. Abasirikare ndabakunda. Umusirikare aza muri konji mu rugo, urugamba rwashindikana ikibari bamaye kitari cyarangira, bakamuhamagara ngo haguruka. Harabaye. Ntago avuga ngo mwampaye ikibari ngo none cyari cyarangira cy'iminsi 15 niyo waburayi wawe rimwe bakaguhamagara ngo haguruka akazi karabonetse. Ngo mu Rwanda ufite igihe kingana iki? Mu Rwanda Urukwa mu Rwanda ugasanga nta minsi ufite. Mu Rwanda naho sinaje kuruhuka, naje nje kuruhuka no bahita bamfata. Rero ndumva ko naho ahubwo nawe ngiye kwakora akazi ntaje kuruhuka. Urumva nkejo ndabandi mu bitane by'imishinga ya Compassion kuri 27 28 mfite igitane naco cy'umushinga wa Compassion. Urumva kuri 28 nzava mu gitane cy'umushinga wa Compassion. Kuri 29 mfite igitane ahantu bita Cyazanga muri Uganda. Cyazanga nzara ndagenda nijoro mbyukire mu giterane ku cyumweru nkomeze. Urumva ndangize kuwa mbere nge Kampala. Noneho ngaruke mu kindi cyumweru wenda nabwo mu kingarutse mugora mu kindi giterane. Urumva ndavuga ubu ndarara hana amajoro nka 2 cyangwa 3. Urumva rero wenda twivugire ku ngendo uhereye Kenya nirwo rugendo wenda turabanzirizamo. Yego rwabaye urugendo rwiza. Abatwakiriye Imana ibaha umugisha kandi Imana aradukoresheje. Nibyo nabwiye abantu ngarutse kwiza ingendo David. Uyu murimo ntabwo tukora kugira ngo abantu batwemere.
ahubwo ni ukuzuza mission Imana baduhaye. yego Iyi Imana ivuze ati Sekazuba muri Kenya ndagushimira urakoze, wowe niyo wabigaya tiwanca intege. yego kuko na Yesu ubwe yagiye mutashimye byose, yego yarabazuriye abantu, yarabakirije abarwayi, yewe hari naho yagaburiye ibihumbi birarya biranabyina, ngo hari n'abamukurikiye ngo bamenye ko ari gutanga ibyo kurya ngo basanze atari kubitanga, basanga ntabyo, bagenda bamuvuma. Rero twe njyewe mu muhamagaro wanjye kuva kera mbikubwira, ntabwo nkora nk'abantu banshime, yego nkora kugira ngo Imana inshime. Nugize yishurirwa koko kari byo ko ndi gukora neza nawe akomeza ashime. Iyi Imana inshimye powe, iyi numvishije ijuru riri kumwe n'uwo. Rero ndashimira Imana ko umurimo nakoze Kenya yaravivuye, wagenze neza. Ndaza ngeze Kampala ndakora umurimo, iravivura. Ndurira indege Ntebe ndaza Kigali, ngera mu Rwanda ndaruhuka iminsi 3. Mboneho no gusuza abantu ba Kenya ariho nahera, mvuge ngo mwubahwe, Imana ibaho umugisha. Aho ngaho mwanyakiriye, Bishop Margaret niwe wanyakiriye mu nsengero z'ukare ebyiri, nahandi nabashe kuvuga ubutumwa, ariko niwe wanyakiriye muri Kenya. Kampala mwubahwe, Imana ibaho umugisha. yego noneho navuyeho ndaza ndaruhuka njya Mozambique. Mbwira abantu ba Mozambique mwese, Mozambique wamaze igihe kingana n'ukwezi ukwezi kose, mbabwire ngo bantu ba Mozambique, uyu mugabo wicaye imbere hano ndabakunda, ndabakunda. Imana ibaho umugisha aho murikiye, aho muri mwese, ntawe mvuga mu izina, mwese Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibashoboze mu icyo gihugu, Imana ibagire neza. Abari gukorera Imana mukomeze muyikorere, kuko uyu murimo dukora tuzawuhemberwa, tuzawugororerwa. Ntinde kuko narahatinze cyane Mozambique wamaze igihe cy'ukwezi kwezi ahantu nakandagiye neza twaganiriye, ugiyeyo unagarutse turaganira. Yes, ahantu nagiye David baranyakiriye, mbere ku banyakirire Imana ibaho umugisha. Kwa Theogene Kampavuge, Imana ibaho umugisha. Muri Beteli Imana ibaho umugisha. Kwa Inosa, ku itoro rya Inosa Imana ibaho umugisha. Magwanine kwa Renzaho uhagararira amatorero y'Abanyarwanda, Imana iguha umugisha. N'abandi bose twagiye dusengana by'umwihariko, kuko urabizi bageze mu kiriya gihugu hari n'abagusura ahuri bakavuga ngo reka dusenga. Imana ibaho umugisha. Abagize ico bakora, batuguriye amafanta, bagize bate, mwese Imana ibaho umugisha. Abo twasuye mu ngo mwese mugakingura imiryango, Imana ibaho umugisha. By'umwihariko ngaruka kuri Beteli no gutegura igiterane mu kwa 10, Imana izabakomeza, igiterane cyanyu kizagende neza. Mwumve ko turi no kubasengera niyo tutari aho ngaho, Imana izabigenze neza. Igiterane muri gukora resa abaho umugisha bantu ba Mozambique, kuko David avuze ati wamaze ukwezi, bashimire cyane. Uwagize icyo akora kuri nge wese, ndetse n'utarakigoze, n'uwagize ute n'uwanyifurije umurimo mwiza, nzi neza ko nta kibi nibuka aho hantu, kandi nanjye nzi ko nta kibi munyibukaho, kuko mwansezeye neza mushima ko twabanye neza, keretse niba caravutse narageze mu Rwanda, ariko nzi neza ko ntagurutse muri gushima. Ariko Uwiteka abampera umugisha. I love you so much, ndabakunda cyane, nabapenda sana, mbagaranyo byinshi. Imana ibaho umugisha. Ariko n'imizico teme ni byinshi. Imana ibaho umugisha, ibagire neza. Mva Mozambique ngaruka mu Rwanda, muranyakira, namwe Imana ibaho umugisha. Nanjye ndimo baje kugusura, waje kunsura bwa mbere, nongere mvuge ngo umugisha. Rundi rusengero rwese rumpamagara rwa Bishop Olive Kigali, Imana imumugisha. Ese mpamagara ari hanze, arambwira ati genda ubwiriza amaterana 2, rya mu gitondo n'iryo kumanywa, ari ku Cyumweru. Ngira ngo niho nabwirije bwa mbere. Imana ibaho umugisha. Ndetse aho muri Beteli mwanyakire hano i Musanze, Imana ibaho umugisha, kugira ngo tavangavuza abanyamahanga kandi natwe tumwakira. Namwe mwubahwe abanyakiriye kwa Bishop Innocent aho ngaho Gakamuye, Imana ibaho umugisha. Ubwo buri akanze mabwire, umuntu nakwakira akaguha keya, mushimire David. David kuba mu myaka tumaranye, kuba ukiza kureba ko naramutse ko nageze hano, nukuri ko Imana tutabanye neza ntago waza. Ntago naza pe. Nanjye sinaguhamagara ko naje, nakwicecekera. Ariko uzi ko ngera nkagwa message ntinaje, kavuga ati naza ngo suhuze, dusuhuze n'abakunzi bacu, ndetse turabafite. Ntago abantu bose bagomba, abantu babyumve neza. Warageze mu rugo nijoro, nanjye mbyukiye hano, sinavuga ngo rero ngo kuri gona ereka mu myaka mpamaze ngo nta bakunzi mfite. Ndabafite cyane benshi, ndabafite kandi nawe utankunda uko niko umutima wo gutegeka, ariko ndabakunda. Imana integeka kubakunda kuko niryo tegeko Yesu yatubwiye. Imana ibaho umugisha.
turabizi muri comment tujya tubibona n'abaca kwande bakaduhamagara bati twakonye ikiganiro cyo kuri Gonarike Plus twakubonye komereza aho ngaho harabaduha ingufu bakuvuga ngo komereza aho turagusengera iyo ni inkunga support ya mbere ni support ya mbere rwose hari n'abandi babipfobya ariko abo gupfobya bazabona Yesu baramupfobeje ni wita ku bagupfobya nakazi kawe niyo nabona mu bantu ijana umuntu avuga ati komera uwo arahagije agasore ko ntegeza ko ari kwiganira nk'abantu abantu ngo ntago dushima gutekeza abantu Yesu yagabura imigati ngakabakiriza abantu ngo baba bageze hakurya ngo bakamukubita ngo n'ubu ngo Yesu bamukubise ngo zimutera ubwo bwo kugaruka kwisi kuvuga ngo Yesu yagize ubwo bwo kugaruka kwisi kandi abo yahaye imikati nibo bamukubise none ngo bamvuze ariko sishaho bakuvuza ibiki umuntu ni mugari abantu ngo turi babi umuntu ni mugari cyane umuntu yagusekera mu kanya akakwica uwo wagaburiye buryo aguhemukira nawe wajya umureba kabati siko kurane wundi ariko David niba ari ikintu kibabaza nuguhemukirwa n'umuntu wagiriye neza abantu bose wenda dufite imbaraga zo guhemukirwa n'umuntu wagiriye neza birakwica mu mutima none ukamugira neza unamukunda cyane noneho ukumva wenda tutse no kukugira neza wamugire neza ariko n'umutima wawe uramukunda none ugatungurwa no kubona we yaguhemukiye yego yagize ate yakuvuza uko utari birababaza nubwo twambaye umubiri niho bava ngo turwana n'umubiri harawucogora hari nawe Yesu yavuze ati umutima urakunze ariko rero ako tukava twasuhuzaga abantu nageze hano urabizi muransura ariko mva hano mpita nkora igiterane cabereye Ntungamo ahantu bita Kanyampumo ho ntago nagiye bantumiye ni Imana yahantegetse ubushize naraguhamagaye nsanga ico gihe utategutse nkubwira ko nageze ishurirwa ry'ahantu bita Kanyampumo ni santire ibamo kanyanga nyinshi nubwo wenda zemewe hariya ariko abantu barapfuye bishwe na warage ubuzima bwawo pesi nkubesha David nagiyeyo nterura abantu bane nanjye wa gatanu ku bushobozi bwanjye Imana ari yampaye rero ntago nareka gushimira abantu ba Mozambique iryo vuga butumwa ryabwirijwe n'amazi banguriye hehe abo muri Mozambique bitanye mfata birenga 200 hafi 300 mfata abantu batanu turagina dukora umurimo hihannye abantu benshi twahamaze iminsi ine yego rero igihe cyose uzakorera Imana ukumva ko utazanashoramo n'utwo ufite ntabwo uzabahamagawe yego uziko Imana igutegeka atagura kunashore rero ndashimira Imana ko Kanyampumo n'ubu baradutegereje mu cyumweru gishobora kuzaza cya kabiri cyo kwa 9 twahakoze ikintu gikomeye abantu barakizwa barihana abana b'abakobwa babye bafite 14 ntabwo netse kubana abyara afite 14 ukabona kana bagatenda gafite 14 15 karashavura karacanywa kanyanga konse umwana bwakira mwishe ariko abo bana twarabafasha tubaremamo ibyiringiro tubabwira Yesu twaraye muri Nova Night y'ijoro turabyuka dukora ibiterane iminsi nahamaze Kanyampumo nzi neza ko habaye amateka abantu narabateguje ko ndagaruka ibyo nabyo narahavuye nkomeza njya Kampala bo nari natwaye ndabategera bagaruka mu Rwanda nje nkomeza Kampala nkomeza ivuga butumwa twari dufite igiterane gikomeye ahantu nagiye mvwiza ubutumwa ngeze Kampala mpamagarwa mu kindi giterane cabereye Kololo cari kiraza munya kwa president wa Uganda Museveni ko nanjye hamufotora ubonye wa postinze uri kumwe n'abantu bafite ibintu hano ku ntugu muri Uganda no musirikare ukomeye wari waje mu ico giterane turifotozanya nanjye yabonye ndi mu giterane nambaye barampagurutsa namba akabendera k'igihugu cy'u Rwanda bakigagurukije umuntu wavuye mu Rwanda ubwo rero turifotoza wabonye harundi wabonye rero hari wabonye usa wambaye agakositimu k'ubururu wimereye nk'umuturage uriya ni wari ukomeye mwakira giterane uriya niwe wari ukomeye mwakira giterane ni umupasteri w'umusore wagize yishurirwa ajya kwa perezida amubwira ko abandi ba pasteri bakomeye aribo igihugu cyitaho kandi bari abatoya aribo basengera igihugu cyane kurusha bari abakuru we agira umuntu umugeza kwa perezida bisobanura perezida Museveni ubwo perezida Museveni amwemera ko yafata noneho agahuza abapastori bakiri bato batari bamenyekana bakabatera inkunga bagakora ikintu cy'imishinga nabo bakazamuka arakomeye afite ubu perezida yamuhaye n'uburinzi bw'abasirikare umupasiteri uriya twari turi kumwe yitwa Mugisha
arakomeye cyane niwe wari uhagaze hariya hari haje abadepite bavuye muri Kenya hariho vice perezida wa Uganda niwe wari waje kubera perezida Museveni ntabwo yabonetse hari haje vice perezida hari haje ibikomangoma wabonye bari abazungu bari baje twifotozanyije ubwo nese nanjye nahise nkeje muhangurutya nemvika nk'umunyarwanda nabonye navuga ati Yesu we uri mwiza Yesu nta bintu adashoboye nta buzima Imana adahindura abazapfa batakuzi mvayo ubwo niho navuye hariya mwakira giterane ndaruhuka buca mu gitondo ngaruka mu Rwanda mparara hano gatatu ndakomeza njya Tanzania aho mvuye uyu munsi Tanzania rero naho reka tubashimire barakoze kutwakira Tanzania akantu kamwe ntajya nibagirwa akantu koko kabazi mu mudirishya kamwe bwa mbere njije yo bwa mbere akantu mu mutwe kasigayemo kariya iri kuja mu kibuga utakiza ari gihe kimanza kukunyerezaho gatoya bakakwereka ngo ntuzongera kwanyereza ariko urumva Tanzania urebye muri East Africa nico gihugu ngiyemo cyane nico gihugu ngiyemo ingendo nyinshi kandi nafashwe neza n'itorangirikani ryantumiye iminsi yose maze nimwo ntarindi toro nabwirijemo kwa mwe tuzenguruka niho nari nicaye kugeza igihe bansezereje muri nta rero mbashimire bishop waho wavuze ati ndafunguye imigisha ujuza hano uri umwana wa hano mu rugo byinshi rero nshimire na paruwasi yanyakiriye paruwasi nziza ari umujyi wa Mwanza ikunda abakozi b'Imana barakoze ndabashimiye Imana ibaha umugisha batwitayeho ibyo dukeneye byose barabikoze Imana ibaha umugisha yego hanyuma patse kugira ngo tujye ku bindi bintu twaganira ibintu byinshi urebye umusaruro ukimana igenda gutuma gukoresha nk'umuntu w'umuhanuzi mu profete n'umushumba byimikiwe wabisigiwe amavuta ubona umusaruro w'abantu bava mu byaha bakajya ku Mana bakira agakiza ubuntu uhagaze mute cyangwa se wabona hakiri urugendo rukaze kuba umuntu bisaba ko umuntu yakunga kubwiza cyane n'amasengesho menshi urakoze cyane David yewe umuntu yigeze kutubwira kumbwira ijambo rimwe ejo bundi ubwo ari insengero zimwe zari zafunze arambaza ngo murajya hehe ko insengero zafunze naramubwiye ntumva ab'Imana yahamagaye niho tugiye gukora umurimo abatarahamagawe n'Imana bagiye kunanirwa ariko Bibiri ivuga ngo iki ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya mu ijambo ryanampagurukije ryanjyanye ntungamo ni iryo jambo ariko tekereza kubona umuvuga butumwa uvuye ahantu bamuguriye amazi ugafata amafaranga aguremo amazi ukajya ahantu batazagusubiza itike atari Imana iryo jwi ryaraje rirambwira ngo ibisarurwa birahari ariko abasaruzi ni bakeya rero bishaka kuvuga ngo abantu bakeneye agakiza ni benshi kuko uko umwaka turi kurangiza vizo yacu aho kugira ngo abantu bakizwe niko ibyaha biri kwiyongera ni muri rya jambo nakubwiye ngo ibisarurwa birahari ariko abasaruzi ni bake nibyo nabwiye abantu ndababwira ngo niba Imana yaraguhamagaye koko warahamagawe n'Imana nawe ukabyemera ukorera mu nyungu z'Imana nta kizakunanira insengero zaba zimwe zitakora izindi zikora uwahamagawe n'Imana arakora umusirikare nyamusirikare kugira ngo umenye ko ari shapu cyangwa ari kiriya ku umusirikare ntabwo umubona mu gihugu gifite umutekano kitarimo intambara umusirikare uri shapu uri kiriya umubona mu rugamba igihe bikaze aho niho umubona ko atari umuwoga ko atari iki niho umenya ko ari umusirikare nyamusirikare iyo mugiye kuri teri muhangana na duyi hari umuntu ejo buno wansekeje avuga ngo uyu ubonye nk'abasirikari ngo batambuka mu muhanda basize inkweto bambaye teni ngo numva igisirikari gikunze urumva none avuga ati ngo noneho ngo iyo wumvise amasasu ari kuvuga ukabona ukuntu baba bameze mu shyamba ngo numva igisirikari nyanza avuga ati wowe ntabwo ukunda igisirikare ntabwo uri umusirikare umusirikare kwitwa umusirikare si uku nyine kubona yambaye teni yasize inkweto agenda mu muhanda ari sumati byaba na ngombwa hashizeho n'amaranka ye umusirikare nyakuri ni ukumubona ku rugamba teri yuri imisozi teri warabibonye ejo bundi byabaye hano igihe ibisasu byavaga hirya biza none se Rwanda niho mwami abantu benshi ntabwo bari bazi u Rwanda ariko warabibonye igihe ndibukara umunyamakuru bita Kenisi yigeze kubaza perezida wacu aramubaza ati none ko dufite ubwoba watubwira iki turare duhagaze none turyame perezida amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo mugende muryame musinzire
ariko ejo bundi wenda ibyo ari igihe umuntu abivuga bakavuga ati wenda ni umuyobozi ni ukugira ngo ahumurize abaturage be wenda ntabahamure, ariko ejo bundi wabonye ibintu byabereye Rubavu batera ibisasu ngo byica abanyarwanda, wabonye ibintu bigira hejuru bikabyigira nguca hariya niho umenya support ya zambaraga bakubwira. Rero no kuba umusirikare si ukukubona mu muhanda uhambaye neza n'amaranga, ni ukukubona kuri tera u Rwanda. Yaransekeje ngo iyo ubona ngo batambuka ngo ari bese ngako ku rugamba ngo igisiga nka cyangwa bwate nta gisirikare wa kubona umuntu yafunze muno yahinze inifoza baziritse hano amaboko ameze nk'anguricya abisi yakubwira umusirikare umusirikare umuntu kuri teri. Rero n'umukozi w'Imana Imana yahamagaye ni ibintu byose bisa n'iby'Imana bisa nk'ibihagaze aho niho umenya umuntu ku rugamba rukomeye, niho umenya umuntu Imana yahamagaye ukabati umuntu aragurutse ararwanya. Nabwiye umuntu wabimbwe nabwira ngo ubu niho tugiye gukorera Imana bitandukanye nuko twayikoreraga. Noneho nabi Imana itahamagaye bamwe bari bihishe mu murimo, abo nibo bigiye kunanirwa. Abacuruza akabare bagacuza nkuko babyiyemeje, abasubira mu ndaba zikore, batangira gukora ibindi babikore, ariko ab'Imana yahamagaye nyakuri, umusirikare nyakuri, umukozi nyakuri. None sikaze nkoze David, umukozi wawe mu rugo akazi kadari wamenya ko ari umukozi, ariko akazi gahari. Urabona umwana arafura baba teripasi kare arabyuka kare icyayi aratetse amazi abitayeho, aho niho umenya umukozi ushoboye akazi. Rero no mu murimo w'Imana abana bagaje ku ishuri iki no mu murimo w'Imana igihe cyose Imana yo ibihe bihindura abantu ariko ntago bihindura Imana. Imana yo ibihe byose ni Imana, kandi abantu baje bitonda. Nta makuba namwe nta ntambara nimwe Imana idatangamo imigisha. Nta gihe na kimwe Imana itarambura ukuboko ngo abantu baseke, nta n'igihe na kimwe abantu batarira. Ibyo byumve neza. Yego. Rero mu muhamagaro w'Imana uko Imana ihamagara muri ya mihamagaro itatu nakubwiye, umuhamagaro wa mbere wo guhamagarwa n'Imana, umuhamagaro wa kabiri w'umuhamagaro wo kwihamagara, umuhamagaro wa gatatu wo guhamagarwa n'undi mugenzi wawe. Iyo mihamagaro yo kwihamagara no guhamagarwa n'undi mugenzi wawe, urugamba rurakomera ukamanika amaboko zatinga. Harico bita desata. Umusirikare yatinya urugamba na desatinga. Subira inyuma. We aradezatinga kanatoroka desata n'umuntu watorotse batabizi akagenda. Rero no mu muntu w'Imana agomba kubonekamo desata kuko ntabwo bihamagaye, ntagara ngo arihamagaye ubundi uhamagarwa n'iki n'inyungu zawe, none hari inyungu harafunze ugomba gucika. Ariko kubera ko twe twamajiye kurahira twapfa twaba turi muzima mu mvura mu mbeho, aho turabona ituro nkuko bavuga ayo maturo naho ritaboneka, aho hose turahemerewe. Aho bishoboka nakubwiye aho Kanyampumo najyanye abantu bangahe bane nanjye wa gatanu. Nukuri kw'Imana rekeza ko nanjye yo mboneka nawe twagezeyo turitanga, aho kugira ngo twe baduhe turitanga. Nta gihumbi cavuye mu bantu twabwirije ngo bakiduhe, ahubwo twavuye dukora gutikiye gusengera umuntu ubaza akantu ko wishwe n'ibiyobyabwenge kakakubwira ngo nubu ndaburara. Uri gusengera umwana arikodeshereza aravuga ati nubu ndaburara, nubu ntago ndi none umurambuyeho ibiganza ubitse amafaranga. Twe twatanze na yacu. Yego. Kubera iki biraguse ibihe byose ntago umva ikintu gikomeye, ntago Imana ishaka kuyikorera uhora ugira ngo ucuyisaba gusa udatanga. Imana irambiye abantu bayikora bageze hanguricyo. Oya bo bashaka kugira ngo bayikora ari uko bamaje gushirwa mu biganza byabo. Burya ntago uri umukozi w'Imana. Wowe ufite business wafunguye, ufite ibyurimo, ufite akazi kawe. Imana irashaka kugwe umva. Ariko David uzi ko nava mu iki gihugu ca Tanzania mbwirije mu butumwa bakampa transport gusa cyangwa niba nayimpe nagira mu Rwanda, hano mu Rwanda Imana ikampera umugisha kubera kumvuye mu kazi k'Imana. Njewe ntabwo mvuye mu kazi ka Sekazuba, na kazi k'Imana. Imana igena ikora mu gihe cyayo, Imana itanga umugisha mu gihe ishakira. Rero nene kubwira iyo mihamagaro niyo mpamvu wagiye ubona bamwe badezatinga, niyo mpamvu ubona bamwe bananirwa. None kaze nkubwire aho insengero zigiriweho, insengero aho zimwe zifungiwe, no kuri kw'Imana niho nkoza akazi cyane. Gutya insengero zafunze niho nkoza akazi cyane, na n'umuntu ndacagakora, na n'umuntu ndacagira nte akazi ndagakoze, na n'umuntu ndacagakora kandi sinzacogora.
ntago njemberutse kubwira abantu ndi mu rusengero nabwira ngo noneho mureke mabwire niba ntaracogoye mbwiriza nambaye umushumi mu nda nzi ko ndataha sinjye nzi ko ndataha ntararara mu nzu yanjye none uyu munsi nziva ngo ndafa Tanzania ndataha iwanjye nibwo naniwe gukora madama atarampamagara nkuko yampamagaraga ngo bansohoye mu nzu ubu niho ndananirwa gukora ibintu Imana iduhaye si ibyo kuyikuraho ahubwo ni ibyo kongera vitence mu kuyikorera uranyumva David ubu dufite ikintu duheraho dufite sitampo donc dufite ikintu duheraho none haraho twakoze ntitwananirwa nta kintu twagira dute twaheraho uyu munsi dufite icyo twagira dute twaheraho dufite bezi yo guheraho ibintu byacu uzi ko nigeze kubwiriza ubutumwa 2016 2016 mbwiriza ubutumwa bita mwijenda nanga guhaguruka nzi ko ndaza iwanje babure bakanabwirirwa nanga kwinjira mu rugo wavuze ubutumwa uwari muhungu wankoreshaga aranzengurukana arangije mbona mpaye 4,000 ndatega nsaguzo 2 bituma ninjira mu rugo rwanjye none uyu munsi ndagenda nkamara n'ukwezi ntagire message ngeraho ngo bansohoye mu nzu ntagire message ngeraho ngo ndaburaye ngo none ngo nongeye kwanga gukorera Imana twe tutananiwe buriya njye mbabazwa n'abantu b'abakozi b'Imana bamwe bagushwa n'imigisha imigisha Imana iduhaye niyo kuduha imbaraga mu kuyikorera hasa hari umuntu ejo bone wambajije ariko ngo ni gute abahanuzi bamwe baza bakaharamba igihe kirekire hano ku mirongo ya social media undakaza ukamubona ejo bundi ukamubura ubundi ngo biterwa n'iki nanjye ntanibaza ati pasi ubundi mwebwe mu bigenzo twe ngo muze hano muharambe kandi mufite ubuhamya bwiza mu gihe abandi baje tukabona ukwezi kumwe amezi 2 tukahita tubabura burundu mu bigenzo David ni byabine nakubwiye ibisubizo bigusha cyane kurusha ibibazo hari abaza no ku social media ari imbabare bamba kugira ahantu bagera umwuka afite arawufatira kuko arababaye ariko yahura n'ibisubizo hano hagira uko akunda abantu wenda akureba kumva kugira imbabazi akumva umukoze ku mutima arafashe n'ibyo 100 arabiguhaye utari wafata n'ibihumbi 20 wenda wavugiye Imana none ukabona bagwaye 100 wagira none bana kurangiza bakagute 500 none byabisubizo aho kugira ngo bisengere bibe vantage yo kongererwa amavuta yo kuvugira Imana uve ku rugero ujye ku rundi bigatangira kugukusha ukumva kari wowe noneho atari wa mwuka kuzanye hano uko wahamyaga Imana ugatangira kuzana mutuntu twawe yego ugatangira kuzana mutuntu twawe kubera twadufaranga twabonetse ugahindura imvugo ugahindura ingendo hari ukuntu ngo uzamutse ngo bango kugenda uzamuka ngo nikaba dayimoni bakwata kabaza yes igihe cyose wabonye wagize umugisha wo guhabwa umugisha n'Imana kugira ngo ugere ku kintu cy'umugisha niba wasengaga 50% senga 80% kuko uko ugenda uzamuka niko upolowinga haba dayimoni benshi kugira ngo bagucogoze niyo mpamvu zareba ibisubizo byinshi bigusha benshi kurusha ibibazo ako kantu nanye nibazaga impamvu ukabona nyine ukabona ayisaza uko yaje nje nk'ubureka guhe ngurugero hari nk'abantu tuganira nka hano nubwo mba ntashaka kubigarukaho cyane ukaganira nawe ubwa mbere agukeneye ndetse n'icyo wamusaba cyose yakiguha ejo yamara kuzamuka abantu bakumambwa ati turagukunda kumva ko yaremeye yes agatangira akakwereka ko ahubwo wowe umukeneye cyane yego sibyo nibyo ni bya bisubizo nakubwiye ni bya bisubizo bigusha abantu ariko ibyo bisubizo nabyo ntago bikwiye kutugusha nitubisengere nitekereze niba nuri indege kaje kuvuga ubutumwa ese atari Imana nkwiriye kurira indege byashoboka nitegereze ndebe hoteli mbaryamyemo njyame nimbona aho ndi pite nsubiza iyo navuye ese atari Imana byashoboka amashuri yawe rero imiryango uvukamo abahanga bavuga neza ngo iyo wibagiwe amateka wica iki amategeko iyo wibagiwe yuva ntumenya niyo ugira ute niyo ujya biradusa kugira ngo twibuke iyo twavuye kugira ngo bidukomeze kurinda aho tujya tube ngo aha twavuye twari dukwiye kwapfira Imana iradufasha ntitwahapfira
none rero reka ducunge na hariya iyo wibagiwe yuva ntumenye yujya iyo wibagiwe amategeko wica iyo wibagiwe amateka wica amategeko rero ibisubizo byinshi ntibakabagusha bavandimwe wambaye umwenda y'ibihumbi 100 utarigeze wambara no 10 tekereza umuntu yambaraga inkweto y'ibihumbi 10 ako kanya gize umugisha yambaye ibihumbi 100 yatangiye guhindura ingendo itonde umuntu yigeze kuvuga gato nigeze kubwira umukozi w'Imana umwe ndamubwira ariko ari gushima Imana ukuntu ari kurya mu mahoteli no kurya inkoko ndamubwira ngo ibyo nurangara ibyo uri kurya Imana izabikwishuza ibyo uri kurya ni ibintu Imana iguhaye iryo ni ideni ry'Imana wowe wemereye kurira muri hoteli se wowe ireba aho uvuka ure nukomeza iryo ni ideni ry'Imana nibesha inkoko Imana ikugaburira naho iri kukuraza uzabigarura biragusaba gutekereza ngo niba ndaya hamaraye nkande hari ideni ndiye ako kana niba ngeze mu mwanya wo kugurirwa inkoko muri hoteli nyigure ndabikwiriye se ndinde iryo ni ideni uzaryishura bihanga bikunda uzaryishura uri kumva umuntu avuye hanze akohereje ngambara umwenda wewe wemereye kwambara umwenda uvuye hanze nuwo mu Rugarama wari warawubuze muri Sirwa muri Caguha ukagira ngo na amafaranga pfe kugwera biraho ayo mafaranga guhaye uwo muntu hanze gutega guha amadolari 200 ni ideni Imana iguhaye nurangara uzaryishura niyo mpamvu benshi bari kwishura ibintu bariye barya ibintu by'Imana ntibabyishura babirya bazi ngo ni ibyabo uri kubona isi bamwe barwaye toroma bamwe birirwaga bavuga ngo barakomeye bahinduranya amamodoka ukabona bari kwirukanka buri kanya bariye ibintu barya ibintu bamwe bashuguritse hari n'ibindi hari no kurya ibintu ubundi ari nshaka gusobanura uko kubirya neza abantu babyumve hari ukubirya Imana ibiguhaye hari no kubirya ubikoresheje ubwenge bwawe wibye kubera ico amaje kubaca kubera ico amaje kubona abantu bamaje kwibonamo kavuga ati uyu ni mutera ubwo bankanguruca arampa ibi nibi abo rero bari yibyo ni nko gufata amagendo nko gufata forodo ukayicisha panyo utayicishe kuri duwane abo barimo Imana imisoro barimo Imana imisoro igiye akavuyo kabaye ko gushaka Imana igasanga bafite ibintu batasoreye none ntabwo uzi ko Rwanda Revenue igiye baka ikabigurisha cya munara barimo Imana iki imisoro wowe umuntu Imana ntimukweretseho ngo Imana irantegetse ngo 500 ngo nibyo igitambo kandi Imana ntiyamukweretse bari kurya imisoro bari gucapanya donc bakwepye Rwanda Revenue ibyo bintu ngo none ngo nkuvaneho igitambo ngari kugira ngo kive ngo urampa miliyoni iyo ni umva nuguci ibyo nubona yaguhaye ukayarya ukayambara mikoti cyangwa ukayambara mikanzu n'igitenge urimo imisoro y'Imana ntiwigeze usora wacisha ibintu panya ntabwo wamenyuje mu nzira zemewe donc nuko bimeze tubabwiza ukuri no cyagihe rero uzibesha ukabona ijuru ryakoze umukwabo ryaje gutwara ibintu twaye bitanyuze muri Rwanda Revenue kabona ngo umuntu asubira ngo byagize bite ngo nawe yari yewe ngo byanze ngo nta nagatuti bakimuha ngasiga yatwaye ibintu biri muri magendo bitemewe igihugu cyacu ukoze ibitemewe kiragukurikirana iyo udafite ibiziranenge kiragukurikirana urabikora rimwe ariko amaje kumenya ko ibyangombwa bituzuye baragukurikirana niyo waba ufite uruganda rurafungwa rero hari n'abakozi b'Imana barimo Imana imisoro tuya dukora ibiganiro byinshi kandi ko karanyimije ndi mu kiganiro ndabavugisha ndi mu kiganiro ndi kuri televiziyo ndabagavugisha urumva akakantu ko karandanye barimo imisoro ibintu ni bibiri akoze ibiganiro byinshi hari ukubamo Imana ideni nawe ukayibamo ideni iyo Imana iguhaye iby'ukuri iba wabikoreye ariko bicunge niba ndyamishe muri hoteli ntarashoboye no kwigurira lodge urumva iryo Imana ingiriye ibambe nimenye ko atari imbiro byanjye nimenye ko atari ubwiza bwanjye nimenye ko ibyo bintu ngomba kubesha agaciro Imana nkoreye nimbikora rero mbinyuje pana nzaba nyiri imisoro umunsi izazi gakora umukwabo izansoresha niho ubona abantu ubwiza bw'Imana bugenda bavaho kubera ko bari imisoro y'Imana reka tuve kuri iki kintu dukomeze ariko ni ikiganiro cyo n'injyana muntu pe babyumve bashuti banje na muri imisoro
mutangire mubwire ijuru badekarare hakiri kare iyo uditekaraye habamo amande bakanabigurisha camunara bidekarare niba warahamagaye umuntu hanze ukamubwira ngo ubonye igitambo ntaco wabonye niba warariye amafaranga y'abandi aha dore aho ndi mwene Diriyane niba unariye ukavugira Imana ukabona uriye ibiryo utigeze utekereza menya ko ijuru ibiguhaye ariko ubicunge sana nurangara ntuzongera kubirya kuko ntiwarushe abandi kuvuga ntiwarushe niki iyo ni promotion y'ijuru Imana ibiguhaye nakoze ibiganiro byinshi ariko iki ngiki cyo bagiye kwishura imisoro nubona naniwe gukomeza ariko Imana aramfasha ngomeza basta yego Imana ishimwe ko yabanye nawe mu rugendo sinamunanirwa gushima Imana ndetse n'abantu badukurikiraniza ko bari gushima Imana ko yagenda ibana nawe kandi izindi ngendo zose ukomeje ntizeke Imana izakomeza kubana nawe nkuko yabanye nawe igihe cyagiye gitambuka hashimwe Imana reka tujye ku bindi bintu ko Imana yakurinze ndaza kugaruka ku muryango baho muzi neza ko ukunda n'abantu bankurikira no kuri Gonareke Plus bazi neza ko nkunda baho amen ariko umunyamuryango wacu we twaratangiranye kwigarukaho ariko reka tuvuge kuri iki kintu barimo imisoro y'Imana barimo imisoro y'Imana pas ngo bafunga insengero ni ibintu bimwe nagiye mbona ngo bafunga insengero ngo abakozi b'Imana benshi mwagiye mwijujuta ariko ngo bafunze ibintu bijyanye n'inzoga zitujuje ubuziranenge ngo mwaraserebuye ngo mbese ngo mwaraserebuye ngo bavuga ati turi mu mashimwe njyewe nta ariko mu baserebuye sindimo kuko igihe n'igihe cyacu Bibiliya niko yanditse mu bwiriza igihe niba cageze igihe cyo gufunga insengero cari cageze kuko maze n'iminsi Tanzania nigisha ku kintu kitwa igihe nabonye nagitwaza ibintu bivuga ejo bundi ni igihe cageze cyo kugira ngo bafunge izo nzoga nyine zituje ubuziranenge zitemewe ziri kwica abantu suko zari zija ku kanya zari zimaze iminsi ziriho ariko igihe cyo kutazifunga ntago cari cakageze ariko igihe carageze iremo igihe niba cyaje ntago ngomba guserebra ko nzi igihe ari igihe nkuko insengero zafunzwe ndakomeza umurimo kuko nari nzi ko ari igihe nyine igihe cabaye menya ko ari igihe Bibiliya bavuga ngo igihe n'igihe cyacu rero buri wese afite uko yamagawe ariko mu baserebesi ndimo sinazinywaga nta n'ibyanjye banafunze ubwo icyo navuze ni kimwe twe turi mu modoka numva abantu hari umuntu wavuze wenda twari benshi kuko njye buri icyo navuze David nshobora kugisubiramo kuko bura keretse nakivuze hari ukuntu bigenza ariko icyo navuze numva kivuye ku mutima twari mu modoka njye Kigali numva umuntu umwe ari jujuse ngo none ngabafashe barafashe credit ngo ubwo leta ngo biragenda bite ntabwira ni mureke mbabwire si turi abanyarwanda mugira ngo insengero zo zubakwaga hari ibinombe twacukuyemo amafaranga rero igihe niba cageze mu ivango leta ngo none ngo kukititaye ku bantu bafashe amafaranga y'amakredi none muzika insengero nyinshi benshi bari barafashe amakredi bafataga amakredi batura bakajyana kuri banki insengero nyinshi niko zakoraga bakishura banki none se ntibimaje kubijyana ntitwabimenyereye n'abandi bazishura nabo bazagira igihe bamenyere mwiyakire none leta igendera ku makredi niba hari yerekwa yagize nkuko nyine iri kubitangamo ubuhamya kandi byagiye bigaragara n'ibyagiye bitangwamo ubuhamya mu bagiye bamwe ibyo bahagaritse kuko ibi bitandukanye n'insengero wenda bageze nyuma arambwira ngo oya bo bahise bansubiza vuba ngo yanga insengero ngo hari harimo ibisambo ngo zari zikwiye gufungwa none se ko hari harimo ibisambo amakabari yo yari irimo abantu bari kunywa bagapfa kubamo ibisambo no gupfa igikomeye ni iki donc abantu muri kubaha ibintu bagapfa ahandi wenda ni ubujura burya hari ibyaha bitandukanye gupfa no kwiba urugero rwiza iyo ugeze no mu mushinjacyaha cyangwa se ugeze no mu nkiko uvuye ufite ikirego cyo kubwicanyi nico kwiba ibihano biratandukana mu rusengero bararega ubujura bwarimo kandi koko simbihakana nanjye arizo narebaga nkabona niko kibi biraturambiye bari barimo bimwe twaze tutangamo ikiganiro ariko izizo bavuze ubuziranenge banagaragaza na bamwe byagiye byica bizana n'ingaruka
nje nababwiye mu modoka pe twicaye none leta irangare leta ni ikisi leta n'abantu leta si perezida wa repubulika niwe muhagarariye leta ariko leta ni abantu ayobora abantu abayobora rero ntabwo imana izamubaza amashamba nayo biri mu gihugu cye ariko mbere na mbere imana izamubaza abantu yagize ati nese ko abantu ayobora yayobora amashamba se ayobora abantu niho mpamvu ashaka wa minisitiri bashinzwe ibidukikije abikurikirane ariko ibyo byose niwe ariko abantu kuko nta perezida baje gutorera ibiti rero ibyo biratandukanye rero bamenye ko gupfa no kwiba ibyo nawe basobanuriye rero uko abandi nabo babyakiriye bakabaho kandi bitari bikomeye nko gupfa biri kuzana abarwayi ibiki n'ibiki iryo ni iyerekwa ryeretswe bagomba rero kubihagarika urumva rero mw'ibyo birakwiye ikintu cangiriza ubuzima bw'umuntu cyose ni icyaha sindi hano mbishigikira ngo bibeho ahubwo nano uvuga ngo barakoze kuko niba ikintu kigaragaye ko cyica abantu ikintu cyica umuntu ni icyaha ikintu cyobya umuntu ubwenge ni icyaha ingendeye mu mahame ya Bibiliya ikintu gituma umuntu atagira kontroli muri we ni icyaha rero niho njyewe nanatekereje ahubwo mpamagara abapasiteri bamwe namwe ntimuzongere kwijujuta ko ikibazo cy'insengero nyamara iki gihugu kiri mu iyerekwa hari igihe tuyamaga twe tugasakuza kuko twarasakuje bafunga insengero bareka amakabare bareka inganda zikora ibiki abapasiteri barabivuze dukora nijoro none dute kandi nawe n'ikigihe cyacu ariko ngeze nyuma ngenda sobanukirwa nsanga ni igihe turimo nk'abanyamadini ariko nayo makabari igihe kizagira giti yishurirwa ryagizwe ku nsengero rizaza naho kandi mureke mbabwire insengero zarafunzwe ariko nta kintu cyari cyagaragaza kivuga ngo njyaho nzamenyera wenda bimwe bavuga ngo ni satani winjiye mu Rwanda niki aho nzabimenya yuko itangazo rizaca kuri televiziyo y'Inyarwanda ikavuga ngo nta muntu wemerewe kuvuga Yesu aho nzamenya ko iki wenda ibyo yavuze ari ariko ejo bundi ntiwabibonye igitane cyabaye muri stade cya Rwanda Shima Imana minisitiri w'intebe ntihari ahari se abaminisitiri ntibari bahari se none se banga Imana ntago babanga Imana ngo abayobozi bazi mu biterane nyakwa perezida wa Repubulika yari yagiye mu zindi gahunda yohereza minisitiri w'intebe ntiyaje nka minisita w'intebe ahubwo yaje ahagarariye perezida wa Repubulika rero ntago yanga Imana baba banga Imana leta yaba yanga Imana itayemera ngo yemere stade yuzura abantu bavuga Imana babagire bate rero ni igihe kuko ubuyobozi hubwo buri mu muhamagaro w'Imana nuko rero abari muri kredi aho mwazifashe senge izabashoboze mwishuri musenge niba ibintu bitemewe abari muri kredi musenge kandi uko ngena amategeko aya mategeko ya government ya leta ntahabanye nayo ari mu Bibiliya nkuzana Bibiliya Yesu yasome Bibiliya ntiyemera abajura Bibiliya ntiyemera abicanyi none inzoga bari kuzinywa abantu bakagira bate bakica none mvuga ngo leta yakoze bitandukanye na Bibiliya se yagenda mu mategeko ya Bibiliya amategeko y'Imana rero mwihangane n'abandi zamezeho ibyatsi bari kwishura mwihangane ari ico ni igihe cyanyu igihe cyanyu cyabaye n'ikizo nsengero cyagize gite cyarabaye hirya y'igihe cyo gufunga ibyo byuma hazaza n'ibindi nibigerwa igihe cya maze iminsi nigisha ku kintu kitwa igihe nta muntu ukomera akomezwa n'igihe ubu niwe wari ufite inganda ebyiri wari ukomeye yego ariko igihe cyabaye ugomba kujya hasi niyo mpamvu njye mbwira abantu ngo nta muntu ukomera ukomezwa n'igihe ugize ute urimo ndabaha urugero umuntu ashobora kuba minisita bakamushiraho polisi zimuri iyo wawe minisitiri ufite ubunizi bwa polisi wawe ariko iyo bakwambuye inshingano ya kiminister usigara uririnda nta bandi ugira kubera ico ni igihe wari urimo ugutsimbuye akaza mw'ico gihe barongera bakagira bate bakamurinda nongere mbwire n'abankurikiye mwe mwikomeza nta muntu ukomera ukomezwa n'igihe ejo hazazinda iki gihe kikugira uwundi rero ni igihe cabo cabibyuma mwihangane mukomere leta icishinzwe n'ukutubera amaso leta ni umubyeyi w'abantu bose niyo mpamvu mbwira n'abantu rimwe ugasanga bavuga leta nabi uba ufashe nk'ingobyi yaguhetse ukayitwika yego
hanyuma reka twigire ku musozi twivuge ku muryango baho twaganiriye cyari kigendeye kwa kugusuza twakoza ku rugendo n'abantu babagukumbuye nkabasuza mu izina ryabo n'abantu bashaka kuvugana na pasta ngo bare ukuntu bameze babamukunda by'umwihariko mwashakura kuntu ameze reka twivuge ku muryango baho imeze ite pasta baho turashima Imana amateraniro kugenda neza n'ejo kuwa kabiri nimugora saa moya twari mu gitaramo tugira igitaramo ca buri wa kabiri saa moya zo mu Rwanda z'umugoroba tuba dufite igitaramo dusengera abantu amateraniro meza ubwo kuva havuye kuwa kabiri tuzongera kuyagira kuwa gatanu saa 9 iyo bayita amasengesho yo mu rukerera ya saa 9 zo kuwa gatanu mu gitondo kare aho ngaho nabwo tuba dusengera abantu dusengana n'abantu kuri yo ministry none byagera ku cyumweru kubera dufite bamwe batagira umwanya gusenga bari Zabura bari Aziya abantu batandukanye nabwo twabashira amateraniro yo ku cyumweru atangira saa 11 zo mu Rwanda za mu gitondo ubwita ukusanya n'isaha y'ahantu herereye uhita ubihuza naho herereye saa 11 zo mu Rwanda ukinjira dufite link dushira kuri baho kunuza ku rubuga rwabaho cyangwa wayidusaba tukayiguha ukinjiramo twakora amateraniro mugaheshwa umugisha n'abashumba babahari dufite abashumba benshi babahari bakaduhesha umugisha turi benshi nka kurwo rubuga muri benshi pe turi benshi rero tugira ayo materaniro atangira saa 11 agasoza saa 12 n'igi saa moya zuzuye abarajyo materaniro yo mu Rwanda bakitegura bakagenda n'abandi rero uko niko duterana saa 11 tugira amateraniro yo guhesha umugisha babandi badafite uburyo barinjira mu rusengero batajya mu rusengero kubera ahantu bari wenda n'ibyo bagize bate ndetse n'abandi bashatse gusenga kabi ushobora gukora amateraniro kuri baho uri muri Afrika ugatana n'ayandi yo mu rusengero wawe ariko numva nshaka kuzahostinga rimwe no kuri Gonareke Plus nkahostinga nk'ubuhamye bwo kuri baho yego kuko numva bifite amatsiko n'inyota Imana izabigushoboza hostinga nyine nka hostinga ubuhamya ukuntu Imana iri kugenda hakora imirimo n'ibitangaza irabikora cyane Imana yakora ibitangaza zabikorera imwe bidukorere kandi Imana izagushoboza ikindi turakomeje gukusanya inkunga yo kurira mitiweli uziko tutari twakora ca gikorwa kubera ingendo nuko twabonye abantu bagenda batanga gake tubona ari makeya turacakora umurimo wo gutanga twegerana bica kuri secretary wabaho ministry kuko dufite komite niwe bajya bayahaho ayamunyuzaho niyo nanjye bayampaye bitanyamuhereza turashaka kwishura abantu mitiweli kuko uyu ni umwaka wa 4 urumva mwagomye kwa mwayitanze mu kwa 7 tugeze mu kwa 8 ariko ni bya bindi kubona niba mbere twaratangiye abantu barenga 200 ukabona uyu munsi mufite n'abantu batari bagera ku 100 urumva ariko ntekeza ko byatewe n'izamuka ry'ibiciro urabona ko cyagiye byabaga ari bitatu yego rero uyu munsi urabona ko ibyiciro byarahindutse natwe bigira bite birazamuka yego niyo mpamvu aho ngaho mbitambyumva neza rero ku bantu bifuza kwinjira muri baho ngiye kubaheza nimero kuko ni ahantu heza njye nabarangira nka David ni ahantu nzi imirimo n'ibitangaza bikorerwa kamaheza nimero ya pasta ku muntu uzifuza kwinjira muri baho pasta bari kuguhamagara ariko kayo umuntu ashaka kumpa amafaranga niba bandi bo mu gitare cy'umushinga wa Compassion bari kunsaba konte yanjye ya banke ngo bashireho transport mfasha mwitabe gato hanyuma ku bantu badukurikiye tugiye kubaheza nimero ya Pastor Sekazuba ku muntu wifuza kwinjira mu muryango baho bari bamuhamagaye mu kanya gatoya ariko nekeza ko ibyo yaragiye kuvugana n'abantu birangiye Pastor ntange nimero yawe tange najyaga nyimenya mu mutwe ubu sinzi ko niba ari ibitekerezo bike byinshi ahubwo nimero ya Pastor Sekazuba ni 0784550317 ku muntu wifuza kwinjira mu muryango baho no ku muntu wifuza gusingana na Pastor Sekazuba ku muntu ushaka kugana nawe byose ibyo ashaka Pastor Sekazuba ntekeza ko yatakwa nka kumwakira ariko by'umwihariko ku bantu bashaka kujya muri baho niko kandi kuko ntago wajya muri baho udafite nimero ya Pastor Sekazuba Pastor twagushimiye cyane rero ko wemeye kutuganiriza kindi bajonayenge no kuri channel yacu Sekazuba From TV yes mu joining mugende mukurikire ushobora kuba
mutamubona ariko ahantu hose aba yagiye ntekeza kuba yatanze amatangazo y'ahantu agiye uvuga butumwe riba ryakozwe nk'ubu nka babitana byo kurwanya urumogi ejo bundi biraba bihari noneho nanjye nzagerageza uko bizagenda kose oya ugomba kugerageza bikagaragara iwanjye kugira ngo tubone ibiterane ukuntu bizaba bihagaze. Ikindi noneho bajye kuri TikTok yacu ni Sekazuba Jean Damascene. Aha no kuri TikTok mugende mu following umukurika numva ko muri hari umuvuga butumwa twigeze guhurira Muhanga muri gare ya Muhanga ako kantu yakavuze 2015 nibwo ndi Muhanga ariko utamukavuza akagoma ngo muzavuga ngo ntacyo mwumvise ngo n'ubu ngo ndi kuvuga ubije jambo rirankomye ati muzavuga ngo ntacyo mwumvise na n'ubu ndi kuvuga dore yasegiye kugaruka mwiyeze none bije jambo cyajyumva kabisa muzavuga ngo ntacyo mwumvise na n'ubu ndi kuvuga ubura ntazagiye umuntu uvuga ati nabuza nkurikira ijambo ry'Imana yego kuko nta rwitwazo cyane ko twamaze kumenya ngo buri wese azabazwa ibyo yagize ute yakoze ibyo yamenye. Hanyuma pastor ndagushimiye kubw'umwanya wawe biragoye uracyananiwe kuva muri Tanzania zangeno zose wakoze ariko ukemera kutuganiza ni by'agaciro kenshi anje mbambire konesa n'abantu badukurikiye ntekeza ko nabo bari babire konesa kugana nawe ugifite umunaniro utararuhuka ariko niko kazi tu ni umurimo w'Imana ntago wawinubira. Hanyuma rero n'ubundi reka tugusabe usenge ku bantu badukurikiye abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye kugira ngo Imana ize koroshya ku bibazo bafite ni karibu. Reka tubasengere kandi mwakoze kudukurikirana mwese. Imana ibaha umugisha, Imana ibagurira imbago, Imana yite ku buzima bwanyu, ibidashoboka bishoboke. Mureke dusenge. Mana ishobora byose data mwiza, nyiri cyubahiro, wowe Mana ikomeye, wowe Mana itananirwa, wowe Mana itita ku buranga ngo yite ku gihagararo. Dusengeye abadukurikiye mu kiganiro tugushimira uburyo dukoresheje. Reka ibyavuye mu kanwa kacu byubaka imitima y'ubwoko bwawe. Reka ibyavuye mu kanwa kacu byongere bitanga ibyiringiro ku bana bawe. Abadukurikiye barwaye ubakize, abadukurikiye bafite ibibazo bitandukanye ubikemure, abadukurikiye bafite umwuka w'ubwihebe ubabwire ngo haracari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Reka imbaraga zawe zongere zite ku bana bawe. Ndabasengeye Mana, ndabasengeye Mana, mbatuyeho umugisha w'iterambere, umugisha wo kwaguka, umugisha wo kubona Imana ibasura, umugisha. Ndatura umugisha ku badukurikiye, ndatura umugisha ku gihugu cacu, ndatura umugisha ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, ndatura umugisha ku buyobozi bwacu waduhaye, ndatura umugisha Mwami, ndatura umugisha uboneke ku banyarwanda, uwo mugisha uboneke ku batuye muri iki gihugu, umugisha uboneke ku batuye muri East Africa, uwo mugisha Mana, uwo mugisha. Waravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa, abasemera bakihana ibyaha byabo muzababatize. Ngaho nyemerera ivuga butumwa rikomeze rikwira bihana babe benshi. Reka ibisarurwa bibe byinshi, abasaruzi nibasarure, abantu bihane ibyaha. Mana urakoze, turasenze cyane mwuka w'ubwihebe. Urubyiruko rwacu rugeza harindimuka, rukwinjira mu isi y'umwijima. Ndarusengeye, sengeye urubyiruko, isi irabashutse ibajanye habi, ibajanye hanyerera. Mana reka ugere ku bana bacu, gere ku bana b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, gere ku bakobwa bacu n'abasore isi kuruye. Reka nsengere ingo zisenyutse kubera isi mbi, ongera uzubake data, ongera uzubake Mana. Ndaguhamagaye umwuka wo gusenya ingo wonda wirukana mu izina rya Yesu, ongera wubake. Urakoze Mana. Sengeye abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, uhereye kuri perezida wa repubulika wacu ukageza kuba minisitiri, ukaza kuba senateri n'abasena, ukaza kuba depite, ukaza kuri ba gavana, ukaza kuri ba meya, ukaza kuri ba gitifu y'imirenge n'abutugari, ukaza kuba kuri imidugudu n'abamutwara sibo, ukaza ku nzego z'umutekano, ingabo na polisi na daso. Bose turabasengeye Mwami, reka bongere babone imbaraga z'ijuru, bongere bagirirwe neza nawe, ubashigikire mu byo wabahaye. Urakoze Nyagasani,
sengeye amadini n'amatorero akora muri iki gihugu, reka ihumure ryawe n'iterambere rikomeze ribonekemo. Umwuka wawe wera uva mu ijuru ukomeze ugendagende mu madini n'amatorero, ukomeze wubaka ubwami bw'Imana. Aho Satani yarabusenye bwongere bwubakwe. Haleluya! Reka ongera ubwubake, uha abantu kuvuga ukuri, uha abantu kuvuga Imana, bongere bahamye Imana, bongere bayivuge, barangure bavuge. Umwuka w'ubwoba utuma badahamya Imana. Mana ubakureho, ongera wubake igicaniro cyawe. Nasomye ijambo rivuga ngo nzabagarukaho. Mana ongera ugaruke mu madini n'amatorero, yongera agira urufatiro rufatika. Urakoze kunyumvise kandi ndasenze ndabyumvise. Mana uranyumvise, nawe uri mu ijuru. Urakoze kunyumvise, nanjye ndabyizeye. Abakozi bawe basuye inyuma ndabasengeye, reka bagaruke, wongere wabwire ngo matunda ikomere. Hari ibyiza basezeranijwe. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.